Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana cyane muri iki gitondo. Imana yacu, Imana igira neza. Dushimiye uburinzi bwayo, dushimiye neza yayo, dushimiye urukundo dukunda. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Reka rero dutangire dusenga twiragiza Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero turasenze kugira ngo iki kirere urusheho kucyeza mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rimanukire buri wese urikeneye, uguhanze amaso, ukwiringiye akubone. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, buri muntu wese abane nawe. Mbaraga z'umwijima turazikumiriye, mbaraga z'abarozi n'abakonikoni bitavuga Imana tubiciye intege mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu mwanya usohoze umugambi wawe mu izina rya Yesu. Abarwayi bakubone, abarushya, abaremerewe, abafite inzira z'igisiyoni, buri muntu wese umwiyereke. We ni wa mwanya wo gukiza, we ni wa mwanya w'ibitangaza, we ni wa mwanya wo guhura n'Imana, we ni wa mwanya wo kuganira nawe mu ijambo. Icyubahiro kibi cyawe. Urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose nk'uko nababwiye, guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana kandi namwe turabashimiye ku muhate wanyu, abadusengera, abadufasha amaboko kugira ngo dukomeze kuba muri uyu murimo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Mwese abatubwira yuko hari icyo Imana yakoze mu byifuzo tuba twasengeye, mwese data bagirire neza. Nakunze kubabwira ngo message mwandika ntabwo twasubiza zose, ariko turazisengera. Icyo cyo nicyo mpamanye n'Umwuka Wera, nuko tuzisengera. Wenda ntitwagenda tubwira umwe ngo bimeze gutya, oya, kuko abantu baba batandukanye. Ariko twebwe icyo dukora ni ugusenga. Rero kandi gukora ni ukw'Imana. Bibiliya iravuga ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Buriya iyo umuntu yasenze ajye yizera ko iyo yabwiye ariyo kwizerwa. Imana yacu irumva kandi irazirikana. Ni Imana izirikana mu by'ukuri. Mujye mwizera ko twasenze kandi nawe ujye ugira umwete wo gusenga. Gusenga ni ukuri, ni ikintu cy'ingenzi cy'umumaro. Niyo fondasiyo, niryo fatiro ry'ubuzima. Yusenga wubaha Imana, Imana yumva amasengesho yawe. Rero twabasuhuzaga tubishimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, kandi data ajya abaha umugisha. Umuhate wanyu ntabwo ari ubusa. Bakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana muri Pentecote, data abaha umugisha. Abanyamasengesho, bavuga butumwa, mwese aho muherereye, baririmbyi, data wa twese abishimire. Rero turi kumwe n'umushumba wacu Serugendo Dismas nk'uko bisanzwe. Reka basuhuze, asengere n'ijambo ry'Imana. Turabashuhuje igitondo cyiza. Imana ibaho umugisha. Reka dusomere ijambo ry'Uwiteka. Mana nguru, Mana ishobora byose, turagushimiye kuko twongeye kubona igitondo cyiza turi bazima. Ibyo byose ni imbaraga zawe. Banzo tubabarire utwezo dutunganye, tusenge ijambo ryawe, uryeze naryo, weze ikirere, weze umukozi wagiye kutubwiriza ijambo ryawe. Mana umwambike tena imbaraga, Mwuka Wera amanuke, abadutega amatwi iki gitondo nabo ubasange kandi ubagirire neza. Iri jambo ritugirire umumaro. Uwo twirukanye ni mwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Udushoboje dukomeze muri biye, tuhagarare ku rufatiro. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo. Ni ibice 25. Turahera ku murongo waho wa mbere. Ariko
umutwe w'ijambo uravuga ngo kubera amaso ubugingo, kubera amaso ubugingo, kubera amaso ubugingo, kubera amaso umuhamagaro se, kubera amaso ubugingo, kubera amaso umuhamagaro, kubera amaso agakiza. Ariko umutwe w'ijambo ni ukuba amaso, ni ukuba amaso. Umutwe w'ijambo ni ukuba umwuka yashyize ku mutima ijambo rivuga ngo mbwira abakristo ngo nibabe maso, kuko batazi umunsi n'igihe. Nibabe maso kuko batazi umunsi n'igihe. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana. Reka dusabe umushumba wacu adufashe. Reka tuwasome Matayo gice cya 25 kubera ku murongo wa mbere. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo, bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10, abatano bari abapfu, n'abandi batanu bari abanyabwenge. Bo bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo. Ngo ariko ngo subira ku murongo wa gatatu. Abapfu bajyanye amatabaza yabo. Ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese. Ahubwo nimujye mu bacuruzi. Barabahakanira bati oya. Ntiyadukwira twese. Ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Murongo wa 10. Yego. Bagiye kugura umukwe araza. Abari bamaze kwitegura binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza. Barahagarara bati
nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Imana itugirire neza. Dusomye amagambo asa nkaho ari maremare ariko kandi meza. Bibiliya iravuga ku bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge, ngo ariko abandi 5 bari abapfu, bari abasamazi, barasamaraga, bari indangare. Nubwo bagendanaga n'abandi, hari akakorasi twajyaga dutera ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Reka nkubwize ukuri, abatera haleluya barahari, abazi kuvuga barahari, ariko hari igipimo Imana ipimiraho umukristo. Hari Yorodani, iyo bayigezeho ari ikivunge hambuka intwari. Aba bakobwa 5, aba bakobwa 10 bari bahagurutse bajya mu bukwe, baritegura, barafura, barakoropa, boza ibyombo, bakora imirimo y'ubukwe. Murayizi ko bari myinshi, barakoze bose, barahaguruka bitegura ubukwe uko ari 10. Bibiliya ngo bahagurukanye amatabaza, ariko ayo matabaza ngo 5 nta mavuta yari arimo, nta cyari kirimo. Nubwo bari mu mirimo nk'abandi, nubwo amatabaza yabo yari ari aho ngaho, bigaragara ko baje gusanganira umukwe, bari baraho baritegura, bakora imirimo, barashyashyana, baritanga. Murabizi ko mu bukwe twitanga, baritanga, baratwerera, barubaka, bakora imirimo hamwe n'abandi. Bari 10 bakora imirimo bose, ntago bigeze basigara. Barakomeza bakora imirimo biteguye umukwe, barayitunganya, batunganya urugendo, batunganya hari bushyikire, bakora imirimo. Uyu munsi hari abakobwa 5 bari mu nzu y'Imana b'abapfu, hari abagabo 5 bari mu nzu y'Imana b'abapfu, hari abagore 5 bari mu nzu y'Imana b'abapfu. Kandi nabo barakora, nabo bari muri korari, nabo bari kwitanga, nabo bari kubaka, nabo bari gukora imirimo. Ariko mu matabaza yabo nta mavuta bicaranye, ntago bagenzuye, ntago babaye maso ngo bamenye niba bakorana ukuri, niba bamenye ngo ibyo bakora niba byemewe. Ariko reka nkubwire, umukwe azaza, nubwo yatinda ariko azaza. Umukwe azaza, nubwo yatinda kuza, nubwo twamutegereza agatinda ariko kuza ko azaza. Bibiliya ngo bariteguye, bakora imirimo yose, barateka, barakora kandi banatindaho. Basize imirimo, basize byinshi. Hari ibyo bigomwe kuko birije umunsi ngo bwira ataje, barabatereka turyame. Bose bararyama, baramutegereza. Ariko mu gicuku nijoro, Bibiliya yavuze ngo mu gicuku ngo bumva urusaku, bumva kamu, bumva abantu biyamirira, batuma umukwe araje, yaje nk'umujura, yaje atunguranye. Hanyuma ngo babadukira hejuru, babakobwa b'abanyabwenge ngo bacana amatabaza, kuko hari mu gicuku. Babandi bagiye gucana basanga nta mavuta bafitemo.
Bibiliya avuga ngo barabwira ngo nimuduhe ku mavuta, baravuga ngo ntiyadukwira, nimujye kwigurira mu bahanjuzi. Ngo baragenda ngo bamare kugenda, ngo umukwe warahageze, ngo amare kuhagera. Bibiliya avuga ngo hanyuma ngo arinjira akinga urugi. Bibiliya ngo bagarutse bazanye amavuta, ngo barakomanga, baravuga ngo nimudukingurire. Umukwe ajya gukingura, arababwira ngo ni ukuri ntago mbazi, ntago nabamenye, simbazi. Bibiliya yatubwiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Dukwiye kuba maso, turi mu murimo w'Imana. Twose niyo turebye tubona nta mupagani uriho, tubona twese dukunda Imana, tubona twese tuvuga Imana, ariko turangariye ku ikoranabuhanga, turangariye mu nzu y'Imana, turangariye mu magambo, turangariye mu bintu bidafite umumaro. Tube maso, ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Ntabwo umukwe yigeze abamenya, yarababwiye ngo nimugende, ntabwo nigeze mbamenya, ntabwo mbazi. Birababaje. Abakobwa bari barakoze imirimo, abakobwa bari barakoze imirimo, bari barategereje, hari ibyo bari barigomwe, hari ibyo bari baratakaje kubera gutegereza umukwe. Ariko ikintu kibabaje, kubera ko batabaye maso, aho baziye yarababwiye ngo simbazi, ntago mbazi, ntago nabamenye, sinigeze mbamenya, simbazi. Imana itugirire neza. Birababaje. Itekerezeho iki gitondo. Ndagira ngo witekerezeho. Waba waritanze mu gihe cy'inyubako, waba utanga icya 10 n'amaturo, waba usura abarwayi kwa muganga, waba ufasha abapfakazi n'imfubyi, ariko umukwe yaza akavuga ngo ntabwo nkuzi. Birashoboka imirimo kwaba uyifite, ariko reka nkubwire imirimo izaduherekeza. Dukwiriye kubera amaso ubugingo, tubere maso ubugingo, tubere maso umuhamagaro twahamagawe, tubere maso agakiza. Bakobwa ntago umwami yabamenye, umukwe ntiyigeze abamenya, ntabwo yigeze amenya. Yamenye babandi bari maso, bakabera maso amatabaza yabo, nibo yamenye, nibo yabonye. Abandi ntabwo yigeze ababona, ntabwo yari abazi. Imana itugirire neza. Ntabwo nzi ukuntu uhagaze, ntabwo nzi ukuntu witwaye, ntabwo nzi uko uhagaze, ariko genzura uburyo ubanye n'Imana. Genzura uburyo ubanye n'Imana, genzura. Imirimo myiza Imana irayikunda, ariko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ubugingo nibwo buzabona Imana. Imirimo myiza Imana irayikunda, ariko ubugingo nibwo buzabona Imana. Imirimo izaduherekeza, tuzagororerwa kubera imirimo twakoze, ariko Imana irashaka kubera amaso ubugingo bwawe. Wibwandarika, wibusesagura, wikwifata uko utari. Bera amaso ubugingo, shaka Kristo kubera umwami n'umukiza. Ihanganire mu gakiza, tegereza wihanganye. Reba ko amavuta ari mu itabaza ryawe, reba ko ugifitanye ubusabane n'Imana. Aho mwahuriraga urahazi, ijwi ryakongoreraga urarizi, uko yagusuraga mu nzozi urakuzi,
uko yakuganirizaga urakuzi, uri mu kazi wicaye, uzi uburyo wavuganaga nayo, bera amaso ubugingo. Ese uriteguye? Uyu munsi umukwe agarutse wagenda wamusanganira, hari amavuta ari mu itabaza, reba ko amavuta akirimo. Urumva yakumenya, urumva uri ku rutonde, urumva ntacyo umutima ugushinja. Ndagira ngo witekerezeho. Reka dusomere ijambo riri mu bami ba mbere, ariko ndagira ngo urebe, urabona umukwe akuzi, urabona Kristo yakumenya, urabona uri ku rutonde, urabona wanditswe muri cya gitabo. Shaka gakiza karahenze. Nyuma y'ubuzima hari ubundi. Haranira kumenywa n'Imana, haranira kubana nayo. Cyo kurya n'ibigucumuze, n'ibyinda, inda n'ibyo kurya. Ibirayi byabura uyu munsi ariko ejo bizaboneka. Washomera none ariko ejo ugakora. Watinda kubona akazi bakagutanzamo ukabarusha umushahara, ukabarusha ubuzima, aho ukaboneye Imana ikaguhiraho n'indikiza akababaro. Turasoma abami ba mbere, turahera ku murongo waho wa mbere tugere ku wa 4. Igice cya mbere, reka tuwasome. Abami ba mbere igice cya mbere, murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Dawidi akiriho yimika Salomo. Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru. Umwami Dawidi yari ashaje ageze muri zabukuru. Bakamworosa imyenda ndasusukirwe. Bakamworosa imyenda ndasusurukiwe. Bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be bakamworosa imyenda kubera gusaza, kubera ko yari ashaje. Dawidi Bibiliya ivuga ngo yari ashaje, bakajya bamworosa bakamushyiraho ibiringiti, bakamushyiraho imyenda, ariko ubukonje bukanga bukaza kubera ubukuru. Nuko abagaragu be baramubwira bati Umwami Nyagasani bagushakire umukobwa w'inkumi abane nawe aje agukuyakuya agupfumbate kugira ngo ususurukirwe Nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu gihugu cyose cya Isirayeli, mu bihugu byose bya Isirayeli. Babona Abisagi w'Ishunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Amen. Imana itugirire neza. Akajya akora imirimo, mbese bari baramuzaniye kumwitaho gusa, kuko Bibiliya itubwira ko Dawidi yari mu bantu Imana yishimiraga. Buriya Imana yakwishimiye iguha n'iherezo ryiza. Imana yaramwishimiye, yaramwirase, yagiye imuvuga neza. Si uko Dawidi atagiye agira intege nke, ariko yagiraga umutima utendebutse, uhinda umushitsi, wemera icyaha, utinangira, utihagararaho, yikubitaga imbere y'Imana kandi akihanira kureka, ntabigira akamenyero. Imana iramwirata, iramukunda, imuvugaho. Ikintu rero cyantangaje, ngo ageze muri zabukuru
abagaragu be barareba bati databuja arashaje, ageze aho aratengurwa, twacanye twashyizeho igicaniro, twamworoshe, twakora iki? Ngo bamushakira umwana ukiri muto w'inkumi, baramuzana, bamuha imirimo yo kugira ngo amufashe, afashe umwami asusuruke ave mu bukonje. Ariko ngo Dawidi ntiyigeze amumenya. Nubwo yakoze imirimo myiza, ntabwo yigeze amumenya. Ntabwo yigeze amumenya. Cyaba bibabaje. Uyu mukobwa yarakoze, yakarabije umwami, yaramwambitse, yaramususurukije, yamwitayeho, yaramugaburiye, yamukoreye imirimo yose yagombaga gukora, ariko umwami ngo ntiyamumenya. Ntabwo yamumenye. Birashoboka. Birashoboka. Ni iki cyatuma Imana ikumenya? Ni iki cyatuma Imana ikumenya? Ni ugukora imirimo myinshi, ni ugukizwa, ni ukuva mu byaha, ni ukurekura ingeso mbi, ni ukwanga ubugome, ni ukwanga ubugambanyi, ni ukurekura amagambo, ni ukurekura ishyari. Nta kindi cyatuma Imana ikumenya. Ni ukubera amaso ubugingo, ni ukubera amaso agakiza. Imana itugirire neza. Ni iki cyatuma Imana ikumenya? Uyu mukobwa ko atigeze amenywa, nubwo yatinze ibwami akahakora imirimo, nubwo ni gute? Bera amaso ubugingo bwawe, bera amaso agakiza Imana yaguhaye, wigapfusha ubusa. Ubu hari abantu barara mu byaha, mu gitondo bakajya gutanga amaturo, twarababonye, bakazindukana icya 10 mu rusengero. Kandi wareba neza ugasanga icyo cya 10 Imana yirareba, igasanga nta mafaranga wasambaniye, ni ikintu wagurishije rwihishwa, igasanga Imana irabizi neza, ni ikintu wataruye kwa boss uragurisha, bakaguha 100,000, kagutereka nanga y'icya 10 cy'ibihumbi 10. Ntabwo Imana ayo ngayo ntiyayabonye. Ayo ntiyayabonye, ntabwo yayabonye, ntabwo yazi, ntiyakubonye utanga icya 10. Kuko nayo wibye ntabwo yabibonye. Imirimo myiza ni Imana ireba, itarimwe amahugu. Kwitanga cyane mu rusengero ni byiza, ariko harimo agakiza. Ibi bintu iyo tubikora, iyo dukora umurimo mwiza, iyo dufasha abakene, iyo dufasha abarwayi, iyo dukora imirimo, ariko tudakijijwe, dore imbuto zo gukizwa ni urukundo. Iyo ufite urukundo ntusebanya, urukundo rurihangana. Iyo ufite urukundo ntabwo usebya mugenzi wawe ngo uvuge ngo yari yaravuze gutya, ngo byambwiye gutya, ngo yakoze ibi. Oya, urukundo rurihangana. Ahubwo uramusengera, ahubwo umufatira ibihe, ahubwo uramuborogera ukabyereka Imana. Ibi mubona harimo abantu bamwe na bamwe birirwa bavuga abandi ngo barambwiye, ngo bagize baricya. Ibyo mubona nta rukundo, nta gakiza. Rero mureke dushirinde agakiza, tubere maso agakiza, tubere maso ubugingo, tubere maso umuhamagaro Imana yaduhamagaye. Wasura ibigo by'imfubyi ukazifasha ni byiza, wajya kwa muganga ni byiza, wajya mu rusengero ukitanga, ugatanga inyubako, ibibura ibikenewe ukabitanga ni byiza. Ariko ubugingo bwawe ukareba ko nta kibazo ufitanye n'Imana,
wakwigenzuye, wagwije urukundo, Yesu azagaruka, azajyana abakijijwe. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana, ariko tumenye ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Abantu barataraye, abantu bari kugawa bakavuga ati byose ni hahandi na runaka yakoze ibi, ese ubundi bivugwa simbireba. Ariko reka nkubwire, wowe shaka Imana irahari. Irivugira ngo nkunda banshakana umwete bazambona. Yo mugize amahirwe mukamufite amatelefone za smartphone, mukareba ibikoreka ku mbuga, muravuga muteye na runaka areba ibyo ari gukora. Uwo nguwo ni umuntu. Wowe reba yaguhamagaye niyo kwizerwa. Yo mutinze muri telefone mukareba ibiri gukorwa, mukajya ku YouTube mukakurikirana ayo mashene yose, mujya mubona mukagira ngo Imana niyo. Oya, Imana yo niyo kwizerwa. Imana siriya birirwa bacurangura. Imana iri kumwe nawe, wabishatse ukayubaha, ugakora ibyo gukiranuka, Imana izakwiyereka. Niyo umuntu atakumenya, ariko Imana irakuzi. Rero Bibiliya yatubwiye ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe. Yesu azagaruka, abantu bari ku YouTube, bari ku social media, bariho basebanya, bariho barwana, bariho bavuga ibitari byo, bateshutse. Yesu azaza nk'umujura. Yesu azaza harimo abantu bari mu bindi, bariho biyoberanya bavuga Imana kandi itabarimo. Icyo gihe azaza akubwire ngo ntabwo nigeze nkumenya. Rero niba waruzi ubwenge, warinda, wabera amaso, umuhamagaro w'agakiza wahawe, wakabonye bigoranye, yagukuye mu busambanyi, yagukuye mu bujura, ntabwo ukiba, yagukuye reba ukahana Imana yagukuye. Jyewe nibuka hanjye nkumva Yesu yarangiriye neza, ntabwo nasubirayo. Rero witesha agaciro agakiza Imana yaguhaye. Wikwirukana ibyiruka. Bera amaso ubugingo bwawe. Niki Imana igushakaho? Bera amaso ubugingo. Naho ibindi byose Imana irabifite, kuba yakugirira neza ni inshingano zayo. Yabura se kuko yakwima akazi ngo ikajyemo. Oya, yakwima akazi ngo ikajyemo, yakwima amafaranga se irayakeneye. Niwe yayeremeye wowe. Amafaranga niwe yayaremeye ngo uyakoreshe mu nzu y'Imana, uyakoreshe ufasha abakene, ufasha imfubyi, ugurira abantu za mitiweli kuko wowe uzifite. Yaguhaye amafaranga kugira ngo uzirikane imirimo yayo, ntabwo yayakwima. Rero wowe rinde bugingo bwawe. Yakwima umugabo se ngo bigende bite? Nicyo yamuremeye. Bibiliya ngo buri kigore yakiremeye ikigabo cyayo. Rero wihangayika ngo uzamubona kubera iki se? Mugabo umwe ntabwo Imana yamukwima, niyo baba 5 cyangwa 10. Usibye ko n'umwe yakugeneye zamugushakira. Wihangayika, bigukura umutima, bikubwira ngo jya kwivuza, ngo hari umuvuzi ni Yesu. Urajya kwivuza se ni malaria urwaye? Cyo wivuza niki? Ko abantu bashize ngo barabavura, niki bakuvura? Ni malaria. Oya, Yesu arabifite ibyo byose. Yaravuze ngo nimushaka ubwami bwanjye no gukiranuka, ngo ibindi muzabyongererwa. Ntago yakwima umwana, niyimutanga. Ntago yakwima ibyo ngibyo biguhangayikishije. Abantu bigucunda, bikuzunguza, bikubuza uburyo. Ikigenzi nagakiza warakabonye. Kagenzura urebe kubanye n'Imana neza, genzura urebe kuri mu ruhande rwayo, ubundi bindi byose data azabikora. Wihagarika umutima. Ngo niba runaka yakoze ikosa, ngubwo ntabyo ngo Imana ngo nikiduhaye umugisha. Kubera ikizi? Runaka ni umuntu ni umuntu. Runaka agomba kuba yarakwigishije Imana, ariko shitani ikamushuka kuko shitani abereyeho kwangiza.
wowe rero wahamagawe mu Kristo mwene data, garukira Imana. Nuko mube maso. Abakobwa bari 10 kandi bakoze imirimo myiza bose, ariko 5 baba bapfu. Bicara badafite amavuta mwitabaza, bicara ntacyo bicaranye. Wicaranye iki wowe mu rusengero? Wicaranye iki mu gakiza? Hari nabanga kujya mu rusengero ngo agewe ngo afite umurongo nsengeraho, ugasanga umuntu ntagabura ajyaho. Ko mu by'ukuri niba utajya kwigaburo uzabigenza ute? Uri umukristo wuzuye. Ugomba kuba mu rusengero ukagira pasiteri ukuyobora, kagushumba, kajya kwigabura ukamwumvira nk'uko wumvira umudamu wawe, nk'uko wumvira umugabo wawe, nk'uko wumvira ababyeyi bakubyaye, akakuyobora. Imana nibona yuko akuyobya, Imana izamugukura imbere. Uzabibona. Dufite Imana yihagije, ireba, idahishwa. Ariko wowe yakwigishije inzira y'agakiza, ujya mu mazi menshi, ugomba kujya kwigabura. Ntukigire ingunzu ngo wange inzu y'Imana. Niba utajya kwigabura ufite ikibazo. Navuganaga n'abantu bakijijwe, abatarakizwa nimuze. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwirangara, abantu bararangaye, barangariye mu matelefone, barangariye ku mashusho media, barangariye muri byinshi. Nyamara nimube maso. Mwicaranye iki? Hari amavuta ufite mwitabaza mwene data. Ibikuru ibihuha ibiguca intege, ukumva uri wenyine. Ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'Imana yaguhamagaye, kandi irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Iravuga ngo ushatse waza. Imbabazi z'igihari, Imana ikakugirira neza. Ushatse waza. Abisagi yabanye na Dawidi, ngo ariko Dawidi ntiyigeze amumenya. N'ikibazo ngo ntabwo yigeze amumenya. Umuntu wamukarabije, umuntu wamwambitse, umuntu wamugaburiye, umuntu wamukoreye amasuku, ntiyamumenya. Birashoboka nawe hari imirimo waba warakoze ariko Imana ntikumenye. Rero igenzure. Tugiye kugusengera. Imana yo mu ijuru, Data wa twese, yongera kugarukeho. Byose birahari, irabifite, nta kidafite. Ibintu byose wakenera biri mu maboko y'Imana. Yaguha igikundiro, yaguha ubuzima, yagukiza indwara zikomeye, yaguhuza n'umuganga wawe Faisal, yaguhuza nawe CHK kuri centre de santé wahakirira. Imana irashoboye. Wihagarika umutima. Niko Yesu yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Dushimiye Data wa twese, iyaduhamagaye niyo kwizerwa. Turagira ngo tubasengere. Turasaba umushumba wacu asengera abantu bahagaritse umutima, barangaye, bafite ibyo baranguriye, basakuje, bari kugendana n'ibigenda, bari gusakuza. Ariko ubundi mu by'ukuri ubugingo bwawe ubereye maso, agakiza Imana yaguhaye, ubereye maso umuhamagaro. Imana ibahe kuba maso, Imana ibahe kubamenya, ikumenya wumve yuko uri kumwe n'Imana, muganire gusura uryamye. Eka adusengere. Turagushimiye Mana nkuru, tumaze kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ritwereka inzira y'ukuri n'ubugingo, ijambo ryawe ritwereka igipimo turimo. Niyo mpamvu dusengera ubwoko bwawe bwaduteze amatwi, ubanzo tubabarira utweze. Muri biye turangajwe n'ibyinshi, muri biye ducitse intege, ariko uri Imana, wongerete nugaruke mu mitima yacu. Hari benshi bamaze kukwimura mu mitima yabo, ariko tusabiye ubwoko bwawe imbaraga. Ugarure abasubiye nyuma, ukomeze abacitse intege. Abantu bose tuhagarare ku rufatiro rwawe. Weze itorero, weze abakozi bawe, weze abakristo, weze abafite inshingano. Tubikore, tube maso. Tutabikora kivange, tutabikora kavuyo, ariko utuwe kuba maso. Amatabaza yacu yore yaka mu izina rya Yesu Kristo. Ibishukanyo byose by'umwanzi, ibitero by'umwanzi bigenda bisubiza abantu bawe nyuma, turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Rengera igihugu cyacu kiyezo gitunganye, weze kirere ng'Imana, ubabarira ibyaha bikorerwamo, utuye imvura y'umugisha, abahinzi nabo bahinge babone umusaruro. Komeza abarwayi,
ubakize kuko ari we Mana. Abatarakizwa nabo bahe agakiza mu izina rya Yesu Kristo, bakumenye ko ari wowe ukuriye gupfukamirwa. Niyo mpamvu tusabira ijambo ku muntu wese waryumvise rimugirira umumaro. Satana tureke, kuzimu batureke, mbaraga z'Umwuka Wera ziyongereza ibyutsi itorero, ziyongereza ikomeza abakozi bawe, ufasha abayobozi batuyobora muri iki gihugu, nabo turabasaba izindi mbaraga zo kuyoborwa nawe. Mana tushigikire kandi dushoboje, ijambo ryawe rikomeze imitima yabera, kandi wa munsi uzaza kujyana itorero uzadusange twiteguye. Urakoze, tusenge umukozi wo mwambike tena imbaraga kandi umushoboje mwami. Munsi uzaza kujyana itorero twese uzadusange amatabaza yacu irimo yaka. Tugusabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amina. Imana ibaha umugisha. Reka tubahe telefone zacu kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Se koko nashobora kuba maso, se koko Imana yamenya, ese namenywa nte n'Imana? Nta kundi turabagira inama tukanabasengera. Imana yakumenya. Imana yigeze bwira Kayini, iramubwira ngo wabajwe n'iki? Ngiye yarishe mwene se witwa Beri, ngo yaramuhamagaye aramubwira ngo mwene se arihe, ngo ndi umurinzi wese. Hanyuma rero ngo Imana iramubwira iti se niki kikubabaje? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Iyo dukoze ibyiza turemerwa, nta kindi. Imana ntirobanura ku butoni. Iyo dukoze ibyiza turemerwa, Imana iratumenya. Iyo dukora neza, Imana iratumenya. Murahamagara kuri 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 rimwe. 07 2 74 34 93 rimwe. Philadelphia, Imana iratsinda.